Philadelphia Imana iratsinda. Yesu ashimwe. Yesu wacu nahabwa icyubahiro. Dushimiye Imana muri iki gitondo. Ni igitondo cyiza Imana yaturemeye kugira ngo tunezerwe. Imana yacu rero nihabwa icyubahiro. Ni Pastor Gatera Jose nkuko bisanzwe guturuka muri Pentecote de Réveil Philadelphia. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndashimira Imana cyane. Ndashimira Imana n'ukuri mbikuye ku mutima. Nibutse neza yayo, nibutse iminsi ya kera. Imana nyigarurira icyubahiro. Imana yabanye natwe, Imana yaraturinze, yarinze itorero, yarinze igihugu cyacu. Imana yarakoze, yarinze abera bose. Turayishimiye kubw'urukundo rwayo. Ni Imana ihendahendwa ikemera. Ni Imana yumva gusenga kw'abayo. Ni Imana yumva gusenga kw'abayishaka, bayishakana umwete. Imana ishimwe. Rero mboneho umwanya wo kubakira mwese abakunzi ba Kristo, bene data dusangiye uyu murimo muri Pentecote, n'abandi bari hirya no hino badukurikirana, abadusengera, abadushyigikira kugira ngo tubashe kuboneka umunsi ku munsi. Mwese Imana y'amahoro ibagirire neza. Uyu muhate ntabwo ari ubusa. Imana data nihabwa icyubahiro. Rero nkuko bisanzwe reka twakire umushumba wacu, ariko reka tubanze tumusengere kuko agiye kutugezaho ijambo ry'Imana, hanyuma tumwakire abasuhuze kandi anatugezaho ijambo ry'Imana. Urakoze Mana data, urakoze Mana yo kwiringirwa. Tugushimiye umunsi mwiza waturemeye, watandukanije umucyo n'umwijima. Iyo ni imirimo y'amaboko yawe, ntitwari kubishobora, ariko wabidushoboje. Wagize neza, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye rero uyu munsi, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo dukunda rutagira akagero, rutarondoreka. Mana ijambo ryawe turarisengeye, mukozi wawe mu izina rya Yesu mukoreshe kurusha uko ujya umukoresha. Tujya tumugiriraho umugisha, ongera umukoreshe mu ijambo ryawe. Imbohe zibohoke, abarushye baruhuke, abarwayi bakire, imbaraga z'Imana zigaragare. Ijambo ryawe nitabaza, ijambo ryawe ni inkota y'amujyi abiri. Reka buri muntu wese ahugukire kumva ijambo ryawe. Duheje imbaraga zose z'umwijima izikorera mu kirere no ku butaka, tuzikubitishije inkota y'Uwiteka. Imbaraga z'Imana zikore, ubuntu bw'Imana bugaragare. Urakoze mu izina rya Yesu, amen. Reka rero tumwakire. Karibu mukozi w'Imana. Murakoze. Dushubuje bene data bose badukurikira, tubifuriza igitondo cyiza amwe na Yesu Kristo. Tunejejwe n'Imana kuko yatugeze imbere yanyu, tugiye kuganira kubwo butumwa bwiza bw'umwami wacu Yesu. Ijambo ry'Imana niryo ibyo kurya byacu. Twakiriye agakiza kubw'ijambo, tukomezwa ku murimo kubw'ijambo, turakiranuka kubw'ijambo. Ariko kibazo dufite imisi ntabwo tukifuza gusoma ijambo ry'Imana. Tusomye ijambo ry'Imana nta kintu cyadukanga. Tubitse ijambo ry'Imana mu mitima yacu ntabwo twagira ubwoba. Reka tusome ijambo riri mu gitabo cya Matayo igice cya 24, tutangire ku murongo wa mbere. Mutwe w'iryo jambo riratubwira iki? Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Yesu asohoka mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga. Barashaka kumwereka imyubakire y'urusengero. Arababwira ati, ndimureba ibi byose, ndababwira ukuri yuko aha atasigara ibuye rigeretse ku rindi ritajugunywe hasi. Yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari, bihereye baramubaza bati, tubwire ibyo bizaba ryari,
n'ikimenyetso cyo kuza kwawe, n'ikimeruka y'isi, n'ikimeruka y'isi n'iy'isi n'igihe. Yesu arabasubiza ati, mwirinde atagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza bitwaje izina ryanjye bati ninjye Kristo, bazayobya benshi. Muzumva iby'indambara n'impuhwe z'indambara, mwirinde mutahagarika imitima, kuko bitazabura kubaho, ariko imeruka izaba itaraza. Urongo ukurikiraho, ishanga rizatera irindi shanga, n'ubwami buzatera ubundi bwami. Azabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe, ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramukwa. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe, ndetse bazabica. Muzangwa n'amahanga yose babahora izina ryanjye. Nibyo benshi bazasubira inyuma, bazasubira inyuma, bazagambanira bangane. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka, bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja, ariko wihangana akageza ku mperuka niwe uzakizwa. Mana ishimwe. Bene data, iri niryo ijambo ry'Imana Mwuka Wera yatuhaye iki gitondo, tubashe kwibutsana. Birashoboka ko waraye wisomye, birashoboka ko wigishije iri jambo mu kwezi, ariko ijambo ry'Imana rihora ari risha. Twebwe twamagawe, twebwe twitwa abakristo, twebwe twitwa abakozi b'Imana, navuze ko tukomezwa cyane n'ijambo ry'Imana. Mutwe w'ijambo twasomye ibyerekeye kurimbuka kwa Yerusalemu no kugaruka kwa Yesu. Amagambo menshi tumvise hano yari nk'ikiganiro Yesu ari kumwe n'intumwa ze. Yari mu gitondo. Tuzi ko Yesu mu buzima bwe yari yafite gahunda, ntabwo yagendaga nk'umuntu utagira gahunda. Tumva ko yararaga ku musozi asenga. Mu gitondo yazindukiraga mu nzu y'Uwiteka arasenga, bamuhaye ijambo arabwiriza, ava mu nzu y'Imana arasohoka, agenda manwa yose abwiriza ubutumwa bwiza no kusengera abantu. Barwayi bagakira, bari bafite abadayimoni akabakuraho abadayimoni, no kuzura yagiye azura bamwe na bamwe. Iki kiganiro twatangiye iki, Yesu asohoka mu rusengero. Akigenda mu gusohoka kwe mu rusengero, akigenda abigishwa be baramusanga, barashaka kumwereka inyubakire y'urusengero. Buriya Salomo yubatse inzu y'Imana n'umutima mwiza. Arubaka, ijambo rimwe bafundi bavuga nimba gusondeka. Salomo ndago yabashije gusondeka inzu y'Imana. Yarubatse nk'umuntu ushaka gushimwa n'Imana, nk'umuntu ushaka gusiga urwibutso rw'inzu y'Imana. Mbese tuwavuga iki magambo magufiya, finisage y'uru rusengero Salomo yaje kurangiza neza. Mundu wese wabonaga urwo rusengero akavuga koko bubakiye Imana inzu nziza. Yesu uwo munsi agisohoka mu rusengero, abigishwa baramukurikira.
bashaka kumwereka inyubako y'urwo rusengero, kuko nabo barebaga urwo rusengero bakarushimira, babonaga urwo rusengero bavuga ko rwubatswe neza, babonaga urwo rusengero babona ko ari rwiza. Bashaka kwereka mucunguzi inyubakire y'uru rusengero. Arababwira mu ibyo byose Yesu ntabwo yaketsetse, arabamenya, arababwira ati nimureba ibi byose nuko mubona ibi byose mugashima mukanezerwa mukabona ko ari urusengero rwiza, ndimureba ibi byose ndababwira ukuri yuko aha hatasigara ibuye rigeretse kurindi ritakora iki, ritajugunywe hasi. Nuko maso y'ikimuntu babonaga ko ari urusengero rwiza, ariko Yesu we yabonaga ko mu minsi cyangwa mu myaka iri imbere nta ibuye rizasigara rigeretswe kurindi ritajugunywa. Bwiza bw'urusengero buzangizwa, urusengero ruzasenywa rushirwe hasi. Yesu atufashe kandi atugirire neza. Mwami yari afite amaso twebwe abantu tutareba mu bibiye, nuko tuvuga ko turaba ubwoko bwe, ariko buryo tureba suko Yesu yarebaga. Twebwe tufite amaso yacu igarukira, ariko Yesu yabonaga no kuyererezo ry'isi. Sinzi kundi wowe urimo kureba mu imitsi, urimo kureba ukabona ko isi ifite amahoro, urimo kureba ubona ko isi twakwifata gute nkatwe abantu turindiye kugaruka ku mwami. Urimo kureba iyi si ikubwira iki, urimo kureba iyi si ufata izaye ingamba zo kuhagarara ku munara, zo kugendana n'Imana. Ati nuko mureba, si mureba gutyo, ariko hari ikindi gihe ntabuye rizagerekwa kurindi ritajugunywe. Bwana Yesu asifiwe. Uwo mwanya arakomeza urugendo rwe, yicaye ku musozi wa Elayono. Abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka y'isi, utubwire bizaba ryari, ibyo bizaba ryari, no kugaruka kwawe n'ikimenyetso cy'imperuka y'isi bizaba ryari. Icyo kintu ku kamere y'umuntu tukunda kubaza, tukunda gushaka ikintu cyose umuntu akubwiye cyangwa yakusezeranije akubwira umunsi n'isaha. Ariko byari byiza ku ruhande rumwe kubimenya, ariko Yesu ndago yashatse kubamenyesha bizaba kwa gatano, tariki ya gatano, kwezi kwa gatandatu, ku mwaka runaka, ku isangiye. Ikijambo yaje kubasubiza ni ingiyi. Yesu arabasubiza ati mwirinde atagira umuntu ubayobya. Mwirinde atagira umuntu ubayobya. Nimba twizeye ko Yesu azagaruka, nimba twizeye ko Yerusalema, ijambo Mana Yesu yavuze ko kurimbuka kwa Yerusalema no kugaruka kwanje, yashatse kubasobanurira buryo bagomba kuhagarara, buryo bagomba kuba maso, buryo bagomba kwifata, buryo bagomba kurinda agakiza. Ndareba iyi minsi ubona twebwe ntabwo turi maso, turasinziriye, ntabwo turinda agakiza. Benshi bavuye mu bushake bw'Imana, benshi babaye abanyandegenge, benshi batakitinya icyaha, benshi batakibabarira, benshi batakikunda bagenzi babo. Ariko ku muntu witeguye ko Yesu azaza kutujyana, agomba kwirinda kibi n'igisana nacyo, agatunganya inzira ze, akatunganya inzira z'Uwiteka, kuko biye turimo ibimenyetso birimo kutugaragariza kugaruka k'umwami Yesu Kristo. Nta munyabyaha uzinjira mu bwo bwami
nta munyabyaha uzumva ijwi ry'impanda. Abarokore benshi babanye n'Imana mu myaka 30-40 ishize, ariko ubu ngubu benshi barimo kugenda bacyogo mu buzima bw'iyisi, n'ibibazo bahura nazo, uriyo kwihanganira mu Mana. Benshi barabirwanirira, benshi bishakira inzira aho zitari, benshi bareka gushaka imbaraga z'Imana bajya gushaka bitagira umumaro. Yesu arabasubiza ati, mwirinde hatagira umuntu ubayobya, kuko benshi bazaza biyitira izina ryanje bati ninje Kristo, bazayobya benshi. Mwirinde. Uzarebe musi mundu yambaye umwenda wera, agiye mu bukwe, agiye kuyobora amateraniro, yirinda cyane uwo mwenda we utabasha kwandura. Nuko bamuha abagera kuri reception, mwanya wo gufata kandu, aririnda cyane sosi itagwa ku uwo mwenda. Kandi sosi iguye ku uyo mwenda, agaciro kayo kaba karangiye mbere y'amaso y'abantu, uzahora ukorwa n'isoni. Turinda cyane myenda twambaye, turinda ibikoresho byo mu nzu, twirinda urukweto rwiza mu papa yambaye. Twebwe rimwe na rimwe twigishwe barabakuru kuri twe, wambaye urukweto rwiza ugomba kugenda ufite akenda kameze ngo mushware ku mufuka, cyangwa kuguru kumwe kwa shocks. Mbese utashaka ko mukungubu ugere kuri urukweto rwawe, buri saa yose ubasha kwanagura. Ariko buryo bwo kwirinda Yesu yababwiye hano buratandukanye n'ibyo twebwe turinda. Mundu arinda ijisho rye, mundu arinda atavunika, ariko no kwirinda mu buryo bwo mu mwuka utazakubura ubugingo. Kuko benshi bazaza bitwaje izina rye bavuga ko ari bo Kristo, kandi bari abantu bazayobya benshi. Iyi minsi usanga ntabwo tushaka urukingo nk'umukristo. Navuga iki iyo jambo, reka nikoreshe. Urukingo rw'umukristo ni ugusenga, ni ugusoma ijambo ry'Imana, tuhabwa mbaraga ku buryo ibyaha bitinjira ku mitima yacu. Tuhabwa imbaraga mu buryo tutabasha gukora iki, kuteshuka. Tuhabwa imbaraga zo kuba maso buryo atagira umuntu uza kukuyoba. Abantu benshi iminsi barimo gusobanura ijambo ry'Imana nk'uko bishakiye. Yesu afite buryo yasobanuriraga abantu ijambo ry'Imana kubw'imbaraga z'Umwuka Wera. Ari ijambo twahinduye ng'indirimbo. Paulo yavuze tushobozwa na Kristo kuko ari we tuha imbaraga. Wagarara kuri iyo jambo neza. Yesu adushoboje, atuha imbaraga muko kwirinda, tutateshuka, tutakora ibyaha, tutatukisha ijambo ry'Imana, tutaza kuyobya inzira twatangiye. Kuko benshi bazaza bitwaje izina rya Kristo. Hariho abantu birukangira bitangaza, hariya barasengera abarwayi bagakira, hariya barakora. Banza utuze usenga Imana ikuyobore, utaza kuhura n'abahanuzi b'ibinyoma. Nabo Satani bakoresha ibitangaza, bararondora, ariko migambi yabo nukuyobya benshi. Yesu atushigikire bibiye turimo, twirinde. Ni misi yo kwirinda murokore mwene data, ni misi yo kwirinda mukozi w'Imana buryo ukorera Imana. Ega nta murimo mwiza ngo gukorera Imana tubikoze mu buryo bwo gukiranuka tuzabihemberwa turi kwisi n'umunsi umwe tubona ubugingo. We wavuye mu bushake bw'Imana, wowe urimo kwiyoberanya mu nzu y'Imana, wowe Satani akohereza mu rusengero, mirimo yawe kaba yo kujya gushaka kuyobya
ubwoko bw'Uwiteka uzabona ishami. Nuko ijambo ry'Imana ritubwire, si njyewe. Turakomeza. Ibyo bimenyetso twabwiye Yesu mbese yababwiraga n'amagambo y'ubuhanuzi, habereka buryo Yerusalemu izarimbuka, habereka buryo kugaruka kwe, bimenyetso bigaragaza kugaruka kwa Kristo. Natwe nitubone ibyo bimenyetso bidusabamo iki? Ni kuba maso, tukitegura, adusange tuhagaze ku murongo, adusange twizera Imana, adusange dukora imirimo yo gukiranuka. Iyi minsi ubona bugome buragwira, rukundo rurakonja, abantu babaye abacamanza, kucirana imanza ku murimo w'Imana, abakristo batumvira abakozi b'Imana. N'abakozi b'Imana nabo bafite indege ngeya zabo, ariko tuhamagariwe gutunganya murimo wa data, tuhamagariwe gukorera Imana mu kuri no mu mwuka, musumwe tuzabone ubugingo buhoraho. Havugwamo ijambo rivuga genome, tukayivuga tutayizi, ariko umuntu wishuriwe n'umwuka agasobanukirwa genome icyo ari cyo, twaca bugufiya, twanga icyaha n'igisana nacyo. Uyu munsi ni kuwa gatandatu, hari abamwe bazahagararira amateraniro ejo, hari abamwe bazahagararira korali ejo, hari abamwe bazahagarara ahera h'Imana, ariko bo bari mu byaha byabaye kamenyero. Ejo ni kubyuka tu haleluya, tubikore tuhinduka umushitsi. Reka tumve sasa, muzumva iby'indambara n'impuhwe z'indambara Yesu arimo kubwira, kuko bamubajije utubwire kugaruka kwawe n'imperuka y'isi. Ariko ntago yababwiye umunsi n'isaha, ababwira ibimenyetso, kandi nitubona ibyo bimenyetso bidusabamo kwitegura, tukihana icyaha. Ko abantu bizinze mu byaha, ndavuga cyane bari bamaze kwemera Yesu kuba mwami n'umukiza, nabo ibyaha birabashimisha muri iyi minsi. Kandi itegeko ry'itero Pentecote no kwirinda icyaha. Ukoze icyaha, simbuka ku bakozi b'Imana, watura ibyaha, bagusabire ukomeze mu buzima bwejejwe. Butumwa bwiza bwa Yohana yigishaga abantu gutunganya nzira z'Uwiteka, bihanirya, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Yesu atangiye kuvuga butumwa bwiza, niyo jambo nawe yagurukanye nayo. Mutunganye nzira z'Uwiteka, mwihanirya, kuko ubwami bw'Imana buri hafi. Ariko kwihana kwacyo teretse ku Mwuka Wera aturondore. Abahanuzi mbese bavuge ijwi ry'intare, iterabwoba rize mu materaniro, utihana urapfa. Oya, ntabwo ari uko umuntu uyoboye n'umwuka. Muzumva iby'indambara n'imuha z'indambara, mwirinde mutahagarikiki imitima. Ibi bimenyetso turimo kubyumva, ariko ijambo ry'uyu munsi kwirinda, mwirinde mutahagarikiki imitima. Abasenga, abakiri mu byaha, buryohe bwinshi bw'isi burimo kugenda bushira. Hari abantu baracyumva primus iraryoshe, hari abantu barimo kumva brochette iraryoshe, ariko bishaka kukurangaza ukakora bibi, musumo ukabura ubugingo. Nibiye byawe byo kwihana, kuko itazabura kubaho. Iby'indambara ndako byabura kubaho, nuko Yesu abwira intumwa ze, kuko bitazabura kubaho, ariko imperuka izaba itaraba. Tumva ijambo rivuga imperuka. Ibi byose hano turimo gusakuza bibazo, ariko ni itangiriro ry'imperuka. Ntabwo iraba. Imperuka izaba biruhije, ibihe bikomeye,
izatubera nk'umuzani ku bakristo. Uzihangana mu ibyo biye, uzakiranukira Imana mu ibyo biye, uriya ni uzabona ubugingo. Ntitugakinishe agakiza twahawe n'Imana, muhamagaro wahawe n'Imana. Hagarara neza, isi irimo kuhinduka. Twavutse turi abana, turakura. Ishusho twabonaga mu myaka 50 ishize ntabwo ariyo shusho turimo kubonamo ku isi. Myifatire y'abantu mu cyo gihe ntabwo ariyo turimo kubona muri biye turimo. Yesu atubabarire kandi adushoboze, kuko bitazabura kubaho, ariko imeruka izaba itaraza. Meruka izaba itaraza. Paulo yavuze ku by'imperuka, Yesu yavuze ku by'imperuka. Kandi Paulo aravuga ko izaba biye biruhije. Rukundo rwa benshi ruzakonja. Abantu bazakunda imiya kuruta gukunda Imana. Bugome buzagwira. Bimenyetso by'imperuka. Ariko ntago turatangira kwinjira mu bihe by'imperuka. Arongera arababwira iki? Ishanga rizatera irindi shanga, ubwami buzatera ubundi ubwami. Ibi byose turimo kubyumva ku isi, tukabireba mu mateleviziyo. Hazabaho inzara n'ibishitsi hamwe na hamwe. Inzara turimo kumva hamwe na hamwe. Hazabaho ibishitsi, turabyumva mu makuru, turabyumva mu mateleviziyo. Ariko icyo tugomba gukora no kwirinda hatagira ukuyobya, no kwirinda utava mu rufatiro rwawe, no kwirinda hatagira umuntu kwambura ikamba yawe. Yesu atushoboje itorero. Yesu atukomeza abakozi b'Imana. Navuze nta murimo mwiza ngo gukorera Imana mu gihe tubikoze mu gucishwa bugufi no gutinya icyaha. Kuki tutakigisha abantu kwihana ibyaha? Kandi niyo itangiro rivuga butumwa, mwiyeze, mwihana ibyaha. Bwami bw'Imana buhora buri hafi. Turimva imanuka ku manywa na nijoro. Utunguwe uri mu byaha, utunguwe wavuye mu bushake bw'Imana, utunguwe. Abantu bari mwiyise ariko bameze nk'abayona, banze gukorera Imana umurimo. Ariko suko ntago twabasha kwinangira Imana ibyo yadutegetse gukora. Mu bwiza abantu kuri bavuga butumwa. Myaka ishize, nimba myaka 5-10 ishize, numvaga abantu bivuga ko les évangélistes internationaux. C'est ko tutakibumva ba évangélistes internationaux. Ni misi yo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu, tukabwira iby'imperuka. Ko ataririye byo gukinisha, ko ataririye byo kuba munyandegenge. Abantu batagishobora kwiriza ubusa n'umunsi n'umwe biratunanira. Se tuzahabwa imbaraga gute? Nuko Paulo yatubwiye inama nziza avuga ko tushobozwa na Kristo kuko aduha imbaraga. Ntago twakwicarira gusa, Yesu aduha imbaraga. Twiyeze, tuce bugufi dusenge. Mu gusenga Yesu nawe akumanura izo mbaraga, tukuzura imbaraga z'Umwuka Wera. Abavuga indimi bakavuga indimi, abasobanura nabo bagasobanura, avuga butumwa bakahabwa imbaraga n'amavuta bakajya kubwiriza butumwa bwiza. Abashumba bakahabwa ubwenge bw'Imana bakayobora amatorero. Abaririmbi bagakora murimo w'Imana bacishwa bugufiya. Abadiakoni bagakiranukira Imana. Iyo niyo mirimo n'imbuto z'Umwuka Wera. Umwuka Wera akumanukiye ntago yagusiga nguko wari uhari. Ugomba kuvuka bwa kabiri mu gihe wuzuye imbaraga z'Umwuka. Bugome bukatuvamo. Tukahabwa mutima wo kwirinda icyaha. Umwuka Wera ntago yemera icyaha. Iminsi isigaye numva ba Kristo babiri basambanye. Umukozi w'Imana n'umukristo yasambanye.
turayoborwa n'umwuka. Ane tubabari njye mbwiza ukuri kandi ngabwiriza abantu icyo Imana yashize ku mutima. Murongo ukurikira. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramuka. Mbese bigaragaza itorero urugendo ruracyari rurerure, kandi tutafite imbaraga z'Imana ntago tuzanesha muri urugendo. Iracyari intangiriro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira. Umva ko turacyafite bibazo abakozi b'Imana. Muhamagaro ntabwo ari mikino. Iyi ni ubuhanuzi bwahanuwe na Yesu Kristo, nyiri itorero wadushize ku murimo, atubwira ibizatuba mu bihe dusatira kwinjira mu bihe by'imperuka. Ariko ibyo byose bizaba ari intangiriro ryo kuramuka. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Ni kibazo uri mu mwuka wakumva ijambo wasaba Imana imbaraga. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Ntabwo ari murye munywe, mubabazwe. Ndetse bazanabica. Abwira intumwa z'amagambo ngamo, bazanabica, muzangwa n'amahanga yose abahoreke izina ryanjye. Bitusabamo gushaka imbaraga. Tuzajya mu ijuru kubana n'abariyo. Kakora si myaka ishize katuberaga keza mu rusengero. Ariko kujya mu ijuru si mikino. Kujya mu ijuru singinzira ijya Gisenyi ushaka kwihangana ukagenda n'amaguru. Ukubitwa n'izuba avuga ko ariko ntego yanjye ni kugera Gisenyi. Kujya mu ijuru kubana n'abariho, tuzabanza duce mu bimenyetso mu nzira iruhije, inzira ikomeye, inzira irimo amawa, inzira arimo inyota, inzira arimo gusuzugurwa, inzu arimo kwangwa, kugambanirwa, kwicwa, kwangwa n'amahanga yose. Baduhora iki? Izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Turimo kwangana barokore. Muzi ko twese tusangiye bibazo, tusangiye isezerano, tusangiye umwami. Mibabaro yawe niyo mibabaro yanjye, teretse kuba zarambirwa babivemo. Ariko mfite intego yo kuvuga ko nanjye nifuza kugera mu bwami bwo mu ijuru. Tusangiye bibazo. Yesu atushigikire kandi adukangure tena muri iyi minsi tubashe kuba maso. Nibwo benshi reka tusubiremo. Ubwo nibwo bazabagambanira ngo mubabazwe. Umve bibazo tuzahura nazo. Kugambanirwa cya kabiri, mubabazwe. Ndetse Yesu abwira intumwa ze, bazabica, muzangwa n'amahanga yose babahora iki? Izina ryanjye. Mumva ijambo rineze ubwoba hano. Aravuga iki? Nubwo benshi bazasubira inyuma. Tumaze imyaka, ushaka kuba umaze, abantu bakunda kwiratira imyaka bamaze mu gakiza. Maze imyaka 20. Ni twebwe tubatse urusengero. Mwarimo hari maze imyaka 50. Maze imyaka 20, 30. Ariko iri jambo rikora ku mutima wanjye. Nibwo benshi bazasubira inyuma. Abatazashobora kwihanganira ibibazo, abazaba bayoborwa n'umwuka, bazaba bayoborwa n'umubiri, ntago bazemera kubabazwa, ntago bazemera gutotezwa ku bw'izina rya Yesu, ntago bazemera kugambanirwa. Bo bazamwakana, kandi umwakanye na nuko kubura ubugingo. Yesu atuambika imbaraga itorero Pentecote. Yesu atushoboje abakozi b'Imana, abavuga butumwa, mubwiza itorero kuri, mubwiza abantu kuri ko turi mu minsi yo kwitegura kugaruka ku mwami wacu Yesu Kristo. Bimenyetso bimena bimwe tutangiye kubibona.
Yesu atushoboje. Abahora izina ryanjye nibwo benshi bazasubira inyuma, bazagambanira bangane, bazagambanirana bangane. Murongo ukurikiraho tushaka kusubiranamo twenyine, abakihagarara ku munara, abamwakanye bashobora kugambanira bagenzi babo, bababona ko baracyagaze ku rufatiro, ariko ntago bizaba byiza. Ni misi yawe kuba maso, nanjye kuba maso, tusengerane, dufatanye amaboko, tukore murimo wa data. Murongo wa nyuma, n'abahanuzi b'ibinyoma, n'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi. Iyi jambo ndimukayikinisha. Abahanuzi b'ibinyoma bazaza bitwaje izina rya Kristo, kandi imigambi yabo si kudukomeza, migambi yabo si kutugirira inama nziza, migambi yabo si kutubwira ko mwihangane musumwe muzabona ubugingo. Oya, migambi yabo nukuyobya benshi. Kwa jina la Yesu twirukanye aba bahanuzi b'ibinyoma. Na nubu turimo kubona bimenyetso byabo. Yesu aturinde itorero kwinjirwa n'aba bahanuzi b'ibinyoma, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Murimo kumva bimenyetso byo kwinjira mu bihe by'imperuka. N'abahanuzi benshi b'ibinyoma bazaduka bayobye benshi, maze kuko ubugome buzagwira, urukundo rwa benshi ruzakonja. Ariko wihangana kageza kumeruka niwe uzakizwa. Rukundo rwa benshi ruzakonja, ubugome buzagwira, ariko uzihangana akageza kumeruka niwe uzakizwa. Hano ijambo rishaka kutwereka itorero ry'Imana, itorero Pentecote, abahamagawe, abacunguwe, abitirirwa izina ry'Imana. Urugendo twatangiye mumenye ko ari mu bisitaza byinshi. Bidusaba kutasinzira, tugomba gushaka imbaraga z'Imana navuze, kuko ari byo bizadushoboza mu bibiye. Kandi ntabwo turagera mu bihe bimwe biremereye. Ndabona tuyaga duto twagushije benshi, abitwaga aba bishop, abitwaga aba revera, abitwaga abaririmbyi bakomeye, abitwaga abo ba evangeliste international. Twabonye bamwe bacitse indege, ariko mwongere mukanguke, mwambara imbaraga zo kunesha. Uko biri imbere yacu navuze ko ari gipimo kubashaka kubona ubugingo. Uzihangana kageza kumeruka, kandi wumva ko turimo kurira ibibazo, ariko meruka ntabwo iraba. Ariko umuntu wese uzihangana, niki kizatuha imbaraga zo kwihangana? Navuze ko nugushaka imbaraga z'Umwuka Wera. Mwuka Wera numufasha Yesu yadusigiye. Ntabwo ari kuvuga ndimi ndende gusa utashoboye, ariko uri umunyabwoba, kuvuga ndimi cyane kandi utarahinduka, utaravuka bwa kabiri. Mwuka Wera adukomeza mu rugendo. Mwuka Wera adushoboza mu byo tutashoboye. Mwuka Wera aratwihanganisha. Niyo mpamvu tugomba kugira umwete wo gusaba imbaraga z'Umwuka Wera, kuko uzihangana kageza kumeruka niwe uzakizwa. Suzuma buryo wagaze, nanjye nisuzume buryo ntagaze. Kubera inzara abantu barimo kuva mu bushake bw'Imana, kubera ubukene mundu aremera kuva mu bushake bw'Imana, ariko sicyo gisubizo. Komeza wihangane, urwane nawe uvuge ko munsi umwe nanjye ndashaka kubana na Yesu Kristo mu bwami bwo mu ijuru. Ndabizi ibitugerageza ni byinshi, ibituhangayikishije ni byinshi, ariko ndabasabiye bantu b'Imana mwadukurikiye kubw'ijambo ry'Imana, mukomere. Yesu
tuzabashe kumubona. Burwayi ufite, bibazo ufite, komera usenge, Yesu ni igisubizo. Murakoze, Imana ibaho umugisha kandi bashoboje. Mukozi w'Imana, Imana imuhe umugisha. Nukuri mureke tube maso, tumenye yuko mu minsi y'imperuka ngo hazaba hari ibihe bigoye. Hazaba hari ibihe bigoye, ishyanga rizatera irindi shyanga, ubugome buzagwira, abantu bazabikunda ari indashima. Hari ibimenyetso bizaza muri icyo gihe. Reka rero duhere twiteguye, kandi abamenye Imana bayigundire. Nukuri mu gakiza honyine niho haba hari ubuhungiro bwizewe. Mureke tuba abakristo dukizwe neza, kuko dukijwe neza, gakiza ni keza. Gakiza n'agakiza nyine karagukiza, kagukiza muri byose. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Imana yo mu ijuru iha umugisha umukozi wayo. Iri ni ijambo ry'Imana riduhugurira kugira ngo two gukomeza kwirara. Yesu abwira abigishwa, yarabwiye ngo ibyo kurya ni iby'inda. Yarabwiye ngo nimugahangayike, ntimukavuze induru ngo tuzarya iki, ngo tuzambara iki, ngo kubera ko ngo ubugingo buruta imyambaro. Ubugingo buruta imyambaro, kandi ubugingo buruta imyambaro rwose. Ubugingo buruta imyambaro. Ntugahangayike rero, ntugahangayike ngo nzarya iki, nzambara iki. Ibyo bikagutandukanya n'urukundo rw'Imana. Ubuse wambaye ubusa, ubuse wari warara ubusa, inzara yari yakwica. Oya, kuba ushomereyeho gakeya, kuba oya, turi ku isi tuba dufashe intera mu ntambara. Tuba tugomba kwizera, tugakunda Imana, tukayikorera, tugakizwa neza, tukayubaha. Imana irashoboye, ifite byose. Urakoze Mwami Yesu. Iri ni ijambo ryawe. Dusengeye imitima yose icika intege, itentebutse, imaze kunanirwa, imaze kumva yava mu gakiza. Abo bose basubiye inyuma, barekuye umusaraba, turabasengeye. Imbaraga z'Imana zongere zibagarure mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Mana, uha abantu bawe agakiza, uha abantu bawe ubugingo kandi bwinshi. Abayobye ubagarure, kuko twumvise ko hazaza abahanuzi b'ibinyoma. Ubabarinde, urinde abantu kuyobagurika, ahubwo abantu bizera ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Dusengeye abasubiye inyuma kugira ngo bagaruke ku murongo. Dusengeye abarwayi kugira ngo bakire mu izina rya Yesu Kristo mu Nazareti. Dusengeye ubwoko bwawe Mana, abakwiringiye bakakwizera nk'umwami n'umukiza. Aka kanya ukora igitangaza. Hari abantu benshi bamaze kunanirwa gucogora, bumva barekura umusaraba, ariko bagaruzi neza yawe. Turabasengeye. Dusengeye abantu bose abaduteze amatwi. Hari abarwayi indwara z'imyuka mibi, hari abarwayi indwara zisanzwe. Izo ndwara z'ibyorezo turazikubitisha inkota y'Uwiteka. Amaraso ya Yesu Kristo yuhagira abantu bawe. Mana yacu, igirira neza ubwoko bwawe. Abashaka kwakira Kristo n'umwami n'umukiza, ubakire, ubahe ubugingo kandi bwinshi. Bandukure mu gitabo cy'abarimbuka, ahubwo bandike mu gitabo cy'ubugingo. Urakoze kubwira ijambo. Urakoze Mana. Dusengeye itorero, turarisengeye. Dusengeye abashumba, bashumbye itorero. Dusengeye igihugu cyacu, dusengeye abayobozi bacu. Ikiganza cyiza cy'Imana, maboko y'Imana bashyigikire. Urakoze kubyumvise. Umurimo wawe ujye mbere Mana, ineza yawe ikomeze igaragare kuri buri wese. Urakoze kubikoze mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro. Reka tubahe telefone zacu twihuse tuze kubafasha mu buryo burambuye. Hariho waba udasobanukiwe, hari uko waba utabyumva, cyangwa ukeneye n'inkunga y'isengesho. Murahamagara kuri 0785 9894 0785 9894 na 0722 74 34 93 rimwe. Reka mushumba nawe abahe telefone kugira tuze kubafasha mu buryo burambuye. 0782 43 9 7 54. Murakoze, Imana ibagirire neza. Amen. Philadelphia, Imana iratsinda.